Mageragere. Uvuyeyo se? Uri uvuyeyo. No, semana. Fireman? No. Ndimbiri. Ndimbati. Ngo ninde? Ndimbiri. Uyo hose wasimba. Ngo ni Ndimbiri. Come on. It's like. Ndimbati. Yongo. Uramwemera cyane? Ari n'abandi, it's the long list. Like. Salam. Fresh. Meze neza se? Narebite. Nabahitangwe. Inazi. Cyaterwa tu. Gusa wewe uhitangwa iki, we waje uzi ko ugiye cyangye ndi kwitemberera gutya nyine gusa gutya nk'umuntu w'umugabo nta murongo wana kabisa. Undi kugenda nazi yonye kabisa. Uriya mu baby kandi wasanga bamubwiye ko hari ahantu mujyanye. Uriya none ndi kumutembereza seriye byatari. Ubu nakubaza ngo muvuye mugeza aho muri aho mugiye. Ndamubwira ko tugiye mu mazi mwana. Really? You're right. I think so, you're right. Uko mubibona ari kumbwira ngo ndabeshya mu mazi. Jya muturebe bakundi. Imbere n'inyuma jya muturebe. Koga? No. Ku nkombe mu mazi. Mu mazi. Jya muturebe. Aya kandi. Umusano nyine bahita Imasaka, Gitaraga. Izi hodu nyine tubahita Mwibereshi. Hano niho Mwibereshi. Still tu. Kubera iki bahise Mwibereshi? No gusa uyikurikiranye amateka. Nyine yari Kambereshi. Kambereshi. Yes. Byakabaye Kambereshi. Gusa nyine nkuko abanyarwanda bihimbira ururimi bakaruhindura. Nyine nibereshi nkuko bahise bahita Mwibereshi. Nkuko Ija cyangwa Yohani, Ija bahita wenduka Yohani. Nawe namura turusha iki wenda ibintu nk'umwihariko nk'inaha ngaha nyine ikintu kihariye nk'inaha ni iki? Se we ntushona musaza? Ni nk'iki? Oya se. Reba nateye wakintu. Ibintu by'ibizima. Muri abahinzi. Urashona. Muri abahinzi. No korora. Muranorora. Ibintu byose tu. Wowe ukora iki? Jewe. Man ngende byose tu. Uri byose. Ngende byose. Uri ibintu byose. Ndi ibintu byose. Kabisa urareze. Uri kumbona ku igare. Ngiye mu matungo yanjye mu kanya. Ubu nawe tu. Ubu uri mu kazi. Nawe ntabwo ncika, niba mbasha kuguha location. Nawe ntuncika. Man ngiye byanyobeye. Ubwo nizo komisiyo nyine ndazirya tu. Ngiye byanyobeye umusa. Se gute musaza? Ndase byakora. Cyangwa ufite abapeti nk'aba ngaba bikuyobera bite? Ngiye byancanze kabisa. Nageze ahantu ntazi. Ako ngo Umwororera mu Kagera. Cyangwa uriho n'ibiki ngo byakuyobeye. N'icyana nabonye uhagaze. Ese kandi. Uri kumbeshya ngaho. Umusa ariko ngo hano haba ibintu bidasanzwe nyine wenda mu by'ubuhinzi nyine nk'amafi. Se kuri kuyoba cyane amafi barayahinga musaza. Ako mani hari umuntu wambwiye ngo nyine yambaje ikibazo nanjye ndakibaza. Arambwira ati ngo indege ihagurutse mu Rwanda igiye Uganda igakorera umupaka hagati y'u Rwanda na Tanzania. Ngo abarokotse babashyingurahe. Abashyingurahe? Yarabikubajije? Yarakwizeye ariko abikubaza. Byarananiye kabisa. Byarakunaniye. Yakunyohereje hose ngo nanjye mbaze. Mani nyine ako kabazo kubera ko kancanze nashatse kukakubaza. Habaho amasezerano hagati y'ibyo bihugu nyine ku butaka. Niba wenda umupaka urahangaha. Niba ikibazo kibereye amahama mu mupaka ibihugu byombi birahura. Hanyuma icyavamo kuba nta bandimo ntabwo nakimenya tu. Ni ukuvuga ngo abarokotse? Abarokotse oya ntibazanakubeshya. Nurokoka impanuka y'indege uzambwira icyo ushaka kuzarya kugeza upfuye. Ubwo abarokotse nkuremere babashyingura abarokotse. Ntese abarokotse warokoka bakagushyingura. Uba wasavayivinze bagushyingura warokotse. Ni ukuvuga ngo babajyana kwa muganga. Bajyana kwa muganga. Oya iyo warokotse ubundi habaho gukomereka, kurokoka no kwitaba Imana cyangwa gupfa. Urokotse nyine taha mu rugo. Nose nk'uko wenda indege yavaga mu Rwanda ijyaho Uganda. Ni ukuvuga ngo wenda ikoze nk'impanuka. Ni ukuvuga ngo se bahita bahamagara Uganda ngo izifate abantu babo. Ni ukuvuga ngo iyo ugiriye ikibazo
mu gihugu uvuyemo still nyine ubukibarwa ubu uri umuturage wa cya gihugu kuri bwa butaka uriho. Yego. Keretse bambutse tu kandi bamaze kuguterera kashi ko ugiye kuvuga ngo ujya guhaguruka mu gihugu bagutereye kashi ko ugiye. Niyo unagezeyo nta raporo utanga ngo wenda ngo nageze ingiyo njya urizo waye neza utanga raporo niba wanditse ko uhagurutse haba no gushyika nkuko niba umuhaye nk'ibaruwa nk'icyo bitahamagara ukayima ngiye nkwandikira akido reception yuko yabaruwa yangezeho. None se niba nanditse ko ngiye nibategereza ko ntagiye ni nk'ubusabe ntago wandika n'ubusabe urasaba ujya kuri immigration nyine ugasaba passport ukajya wagera ku kibuga cy'indege bakaguterera kashi kugiye mu kindi gihugu. Ariko iyo ugeze mu kindi gihugu nta yindi raporo utanga. Okay, challenge yawe nayo irakenewe wowe urabyumva ute tu nyine no kuvuga ngo nk'abo bantu nyine bari bavuye mu gihugu bajya mu kindi hagati kandi korewe hagati y'umupaka wundi wo mu Rwanda ni wo Uganda. Urumva abo bantu bigenda bite? I just need your challenge guys. Tell me. I need your challenge. Nakubazaga ambazaga ariko byanze bikunze nawe hari amakuru bifite kandi rega ntabwo umuntu umwe yihagije. Hari ubwo wasanga twahuze ntuza it's like a debate, right? Impamvu nyine nankubaje kino kibazo ni ukuvuga ngo ngiye ubwanjye icyo kibazo nanjye barakimbaje ndatsindwa. Niyo mpamvu wenda nankubaje ngo numve ko hari icyo wakora. Uratsindwa ariko ntabwo wagisimbutse. ni ukuvuga nyine waragisubije waragikansere byaranze nyine byaranze ariko hari nazo icyo wasubije. Reka manje nuko nari mpagaze tu nariho umusa niba uhagurutse ahantu ukiye mu kindi gihugu kandi hariyaho nese bavuga ngo umuhagarare ndavamo ngo ngeze ngo nyabugo ngo mube muretse mvemo ni ngombwa kugerayo. Ntago ari ngo ni ngombwa nyine ngo ugereyo kandi ayo makuru ntabwo ari amakuru yapfa none ukoze impanuka utaragerayo ubwo ziragaruka mu gihugu cyangwa uzakomeza Uganda. Oya ubanza kureba niba nta kibazo wagize muri mento cyangwa se physically ko nta kibazo wahuye nacyo. Hanyuma nese we wakohereza abarwayi byanze bikunze bagaruka mu gihugu. Oya ushobora no kutakigarukamo ukaguma aho ngaho ni ushobora kugwa ha umupaka nyine hagati bakareba ati Kanombe cyangwa se za Nemba n'exemple nibyo bitaro biri hafi. Ese ibyo bitaro biravura ikibazo umuntu agize babona uri nomo bakagutransfera handi still. Icyo kintu nicyo sawa kabisa uransubije. Ndagusubije basi ugize kunyurwa cyangwa ni ugushidikanya tu nubasanga uragiye. Ndanyuzwe man uri kugenzwa n'ibibazo. Ndanyuzwe kabisa na wundi muntu uza kubaza happy man. Ese wundi witwa njyewe se nitwa Musade Changer. Musade Changer? Yes. Nibyo zina ryawe cyangwa ni Eke? Ni Eke still. Akaba Simba akaba ayo mazina yose ni ayawe? Umuyobozi man uri gusimbuka cyane kuri iki bita Simba urimo urataruka ufite meshi? Mfite meshi nanjye ari nawe ntibuka neza. Umunyarwanda yamubwiye amazina arenze 3 akubwira ngo ufite amazina nk'ayishoka ariko nabo bazi kuvuga ishoka gusa nta kindi bigeze bakora. Ubu nawe ufite amazina Simba sinzi nandi umbwiye Simba kubera iki bita Simba? Na Nzaramba Musade Changer amayi Felicien Dawoji no what na Nzavuga Nyireto. Ayo yose naya Umanda cyakura kubera iki se wita amazina menshi? Ntabwo nyiyita kuko ntabwo nyihamagara. Barayaguhamagara nawe ubu ngubu wasamukanye bavuga ati wa mutipe wamwita nka Bwanwa cyangwa Mandevu like that. Kandi kubera ko nta cyantwaye ntanayihamagara ndayubaha tu nta kibazo ntacyo bitwaye. Ubuse wenda mu mazina yose wambwiye nk'izina Simba nagumye kugibazaho. Simba I was an actor in some film. Ukina film? Satime. Right, Satime. Ukina Satani? Satime. Sometime? Yeah. Ni ihe film wakinyemo?
You have to check like is not right now. Urareba isi ya Rwanda ariko ushaka itarabana itaranasohoka. Yes. Urareba Rwibasira. Rwibasira. Yeah. Yo iri hanze. Nayo irimo. Like. Urareba urajya no kuri Nkorezaho Media. Urajya no kuri Busanza TV. Urajya no muri Rwaserera. Rwaserera? Yes. Filime ya Rwaserera siteye. Uri umugome byatari. Man, hari umuji ugenda. Bakajya kumwishyuza akabura ubwishyu bwa senyezi. Bahita babyimba agakono k'ibijumba. Bigeretse uri gusimbuka. Urimo uranyaruka cyane. Noneho ubwo bwa bwishyu buhurana yangereke y'ibijumba n'ibishyimbo n'agasafiriya. Noneho ba nyirabyo basubira kujya kwivuna aduye igisambo. Nyine ubwo uwahigwa agahinduka uhiga. Bakajyayo n'ibibando n'ibiki byose. Tini gute dukora kunda cyangwa ku munwa. Bakamuhata igiti. Ahita arwana se nabo aserera gute nawe kubera kibayise Rwaserera. Neze ko ushaka kuyumva. Ndumva ngiye itangaje. Kubwira mu magambo aho gushaka kuyumva bikarangira tu. Ndumva itangaje harimo iratangaje. Rwaserera. Ariko iyo role niyo wiki. Bakugurukana no gusafiriye. Murasimbuka. Kwihuta cyane. Ngende gute? Ngende gute? Nyine ubwo nkubwiye ubwo mukanya wajya no kwizina nkari gusobanurira kandi none cyitwa igihe. Ye kirahenda. Cyabaye gucya man. Kwifaranga. Cyabaye gucya. Kabisa. Cyabaye gito cyane. Abana kabisa ndumva uri umustar urenze kabisa. Oya. Amafilime yose wagiye ukinamo. Nyine. Bisaba kuba ubikunda. Kabisa. Wanateguye. Gutegura se? Oya ntibakakubeshye. Hari uwo wabona ukabona ko yateguye. Ariko abenshi urabizi turi ikintu. Kabisa. Nawe umbwiye ngo wagize nakubwira gutyo kugira gute. Ya nk'umuntu ukunda wenda gukina amafilime iki ukunda nyine muri ntuza muri media ukundamo ibintu byinshi bitandukanye. Ni nk'abastari waba uzi mu Rwanda bakina amafilime. Abastari fata Mr P. Umustari nyine uzwi n'abantu benshi. Urumva Mr P ntabwo azwi cyane. Nk'umuntu uzi cyane nyine. Ubwo nyine turi muri movie stage. Patino. Hari umuji bitambeba. It's my role model. Hari umuji bitagasasira. Uriya Rukanihene. Amanikiremu zimeshi. Kaza ba papa sava. Kaza wa mutipi ibijyo byananiye hajya ni. Mani rega wananyibutsa. Ngiye umuntu inzu y'ibyo byananiye n'ingunda. Ngunda? Nta wundi nzi. Ngunda se ari wari wamucaga higo. Ngunda yarabishoboye. Ngunda n'abatemarigwe bari mu bantu babishoboye. Bari barenze. Ahubwo mukobo yavuye hirya hano hirya gatoya. Imageragera. Uvuye yose? Uri uvuyeyo. Noza. Semana wowe. Fireman? No. Ndimbiri. Ndimbati. Ngo ninde? Ndimbiri. Uyo hose wasimbutse. Ngo ni Ndimbiri. Come on. It's like. Ndimbati. Yongo. Uramwemera cyane? Ari n'abandi it's the long list like. Nk'umuntu nyine ukumotiva cyane nyine wumva ko nawe ubwawe wazakina amafilime nkawe. Ninde? As you, let me give you the challenge. Wewe wambonye gute kwanza before that? Nje nyine wewe wabonye mpagaze iki mpagaze ne? Nyine tu nje nkuko nakubonye uri umuntu nyine kabisa. Ubikunda nyine nawe. Sorry for a performer like a comedian, right? You like a comedian? I perform like kabisa. Kunda gusetsa. Nyine ngawe wenda nk'abadukurikiye gira akantu bakubitaga danje kabasetsa nyine tu. Nanjye kubujya ndi buseke nyine nkikubita hasi nkase umunsi wimazeyo. Ejo wakwerekana iki? Oya nyine kuki utambaye rinete wambare ingofero wambare
sentire nk'eshatu ibyangwe byose uhagaze kuki utabishyizemo iri ni itangiriro ni itangiriro ngaho dukubite nyine akambere tegereze dukubite akambere twatangiye useka sibyo right now uracyaseka dukubite nyine akadukwekwe ukadukubite ewana turata twemera kabisa nyine ni nk'akantu nyine tugusabye nyine karabi twemeze tumusa nyine udusetse tu dear friend it's like nyine tu kadukomeye fo apo kaje musa urabona nk'ukuntu nk'umuntu yakubwira ati musaza rero ngiye nguhaye misiyo tu ubona ko ngiye muri misiyo ngiye wenda hayiti uriya mugore n'uru rugo wowe mpano uzagerageze kubyitaho tu umunyu ntuzabure wowe tuzajya duciringa kandi urabizi ko ninjye nakuzanye muri izi siti iniga biragiye ijya mu butumwa wa mutipe yabona urutonde rw'abantu bahora baza batarasa kwa nyir'urugo ni gute niba nari mugenzi ukomeye uwagiye ariko atari ukugenda byo gupfa njye ni gute ntajya nirasaye nyir'urugo ageze aho arataha atashye yanigite rero reka mubwire amakuru kandi ashyushye ati bya bintu narabikurikiranye n'umutekano narawucunze ati ewana runaka na runaka bigwaga ahangaha ntibahasibaga ati ariko njyewe nageze aho ndanahatura ati niba ari uko bimeze rero wowe pfa mbere yabo none se yahatuye ari iwe nyine urumva bo bazaga ari inshuti zakure zo ku ruhande we rero nk'inshuti ye magara ya mbere ahagira iwe urumva barahoranaga ati noneho niba baza ari abakure ngereka mbemo dukurikirane neza shabira historika ubwo nyine we yapfuye mbere yabo kuko yari we inshuti yabo iye kubarusha ni ukuvuga ngo we yahagize mu rugo nyine niwe wahazaga kurusha abandi bose kuko n'ubusanzwe yari inshuti ye cyane shaka bisa sako kantu baragatekereje gute musa dekaye kandi ibi ngibi wari wabikora uri umukreta I'm not like but sometimes yes kabisa abantu urabasha kabisa nk'ubu nawe icyaka kibiziyemo gifite icyaka ntibirangirire ahangaha ufite icyaka ufite icyaka oya icyo ni ikintu gisanzwe ku bantu b'abagabo ahubwo niba ntacyo ugira wowe ntabwo ndi umugabo ikibazo ntabwo ndi umugabo ushaka kuba uri we ariko ibyangombwa nabyo bibareka ari ibyangombwa nyine bituzi nka kwa kundi bakubwira ati nta karita ya batisimu ufite kabisa ukaba ubuze nk'inuza nka visa ugahita ubura ukaba ubuze byose ukabibura amani hanze bikanga kubera ko niba utagira icyakora umuntu w'umugabo twebwe cyaratwise noneho na konte byaranze twakoze na konte y'icyaka biratujabuka noneho ku kantu kaba ni nta na gake nanjye ngira icyaka n'icyaka abakobwa basigaye bahagaze hari icyo ubizi wose tubwire nyine ukuntu abakobwa bagira icyaka ni kuki ugenda wenyine nta mwunganizi arahari ariko ubu nyine tubaze mfatiyeho ni we puri zafashe ntabwo byaguhira ntabwo biri buguhira ubu ni wowe nyine tu ni kabisa nta n'umutima mubareka ntaribe hajya ugiye kuzana ibyo kurya by'amatungo cyangwa ugiye mu rugo ibyo ni ibanga ry'akazi ni ibanga ry'akazi ubuse ko duhuye twaba tukivuga ku abakobwa bagira icyaka gute bagira icyaka gute neza iyi niga itashye saa 8 iba iri kumwe n'andi maniga cyangwa iba iri kumwe n'ibyuki ibivuye nyine kwica icyaka neza ikica nyine sinumva nawe ubizi n'uvuga ngo aba ari kumwe n'ibyuki n'amaniga nyine ibyo byuki biba biri kumwe n'amaniga tu nabyo bivuye kwica icyaka ariko nawe amakuru uba uyafite rero neza ko utaha ryari mu buzima busanzwe njye nasambira mu gikoma cyangwa mu gikoma cyangwa mu ntuza mu byayi cyane mu nzoga
ni mubyaye mumbare ni mubyaye reka ntuzagire ubeshya ubu wasambukanya hano na pokese nta muntu w'ibyaye n'ibikoma poke mani njye nta saa sita z'ijoro nakubeshya saa sita z'ijoro ni wowe utwiba cyangwa no wataha saa sita z'ijoro nabajura uba uri mu cyaka uba uri mu cyaka nyine tu buriya umuntu wese utaha nijoro ntabwo ariko aba agiye kwiba subizi saa time ariko nyine ubwo atari ukwiba wowe waba uri mu ntuza mu kurwanya icyaka kabisa bro sawa urakoze cyane ntari bitu kandi ariko wa mugani we iyo mibare ni 7 n'ingahe wowe wuba kuri mano y'inanga amaki mpfa kumbwira ngwe ushaka uri kuri mano y'inanga gatsi ushaka nimero yaje niba bitakubangamiye ko nta birenze kutari baby cyangwa iki 078 yega 5 sinabivugaga ngibi ni za zindi izi nta mukire waziha ngo azifate ntago yazemera ubu nanjye uranyanze urankati nyine nta wamenya uracyazamuka kangahe nari umusasa wa bayimana kangahe se gatanu kangahe